nguhaye ikaze ni Kigali Hot Celebs Entertainment. Tugenda tugaruka ku makuru yose bari kugenda avugwa yaba mu byamamare ndetse no ku zindi nkuru zose ziri trend hano hanze kuri iyi mihanda. Nibyo tuba tugenda twibandaho umunsi ku wundi. Kubamaze gukanda subscribe bo barabizi. Tugiye kuba tuganira rero ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko muri iki cyumweru uko turi kugenda tugisoza, uyu munsi ni ku itariki 26 kwezi ko ni ukwa karindwi ndetse umwaka ni 2025. Hari byinshi byakomeje kugenda bivugwa, ariko cyane cyane icyo ngiye kugenda ngaruka nibandaho ni ukugaruka ku ndirimbo zagiye zijya hanze muri iki cyumweru turi kugenda dusoza. Dore ko mbere yacyo muri weekend yashize nibwo uwitwa Kenny Mugaro yagiye ku rubuga rwa Instagram yandikaho amagambo ataranejeje abantu rwose, avuga ko hari ubukene bwa hit kandi ndetse hari icyo bagiye kuba babikoraho. Si ibyo gusa rero, abahanzi bahise bagira gutya bazisohora umufiririzo cyangwa se basohora indirimbo nyinshi uko bishoboka bikurikirana. Dore ko byose ngiye kuba nabikubwiraho kugira ngo nimba uri umuhanzi cyangwa se nimba uri umukunzi w'umuziki nyarwanda umenye indirimbo mu by'ukuri waba ujya kwirebera kugira ngo ubashe kuba wanogerwa n'iyi weekend iri gukomeza rwose ijya mbere. So hari indirimbo nyinshi rero, hari indirimbo nyinshi bazi ko hari indirimbo zishobora kuba zirenga 20 zose zagiye hanze. Ubundi ibi bintu ntabwo bibaho, nta nubwo bikunze kubaho muri muzika nyarwanda. Ubundi byakundaga kubaho cyane cyane muri covid nibwo hasohokaga indirimbo nyinshi, kuko abahanzi nta kindi bakoraga birirwa muri studio. Nayo mpamvu twabonye abahanzi benshi baduka muri iriya minsi, kubera ko harimo benshi babonye inganzo yabo ari uko birirwa mu rugo. Buryo wicaye hamwe cyangwa se wicaye hasi ushobora gukora ikintu utatekerezaga cyangwa se ikintu utari wiyiziho, ukaba wabasha kuba watinyuka kuba wagikora. So twihuse rero hari indirimbo bita uzakunde. Iyo niyo umusore bita Yampano. Ni indirimbo iri kubica bigacika kuri iyi mihanda, ndetse n'indirimbo bigaragara ko igiye kuba yafatisha iyi mihanda bitewe n'uko yanditse lyrics yayo cyangwa se uko icurangitse byose. Iyi ndirimbo ubona ko uyu musore n'ubundi yayikoranye ubuhanga budasanzwe nk'uko bisanzwe, kuko Yampano ikintu bamuziho ni ubuhanga budasanzwe nk'umusore utarize ibijyanye n'umuziki, ndetse akaba abasha kuba akora ibintu bimeze gutya. Ni ibintu nyine ni Yampano bavuga ngo iravuka. Ndetse hari n'indi ndirimbo bita iyi ya Bruce Melody ndetse na Rio Lodi bita kuba nisindiye. Ni indirimbo navuga ngo yaje nka remix bitewe n'uko Bruce Melody bishoboka ko cyangwa se nk'uko bigaragara agiye kuba yafasha uyu musore bita Rio Lodi kuba yazamura taraye cyangwa se kuba yazamura impano ye. Yagize gutya aramufasha, nk'uko uyu Rio Lodi yabigize gutya akabitangaza bwaganiraga n'ikinyamakuru cy'inyarwanda. Ni kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane bikorera online. Bwaganiraga nacyo akakibwira ko rwose ari ibintu byamutunguye kandi ari n'ibintu yishimiye cyane, kuba baramuhamagaye bamubwira ko Bruce Melody ashaka kuba yakora remix y'iyo ndirimbo, ndetse ni ibintu yishimiye cyane nk'uko abigaragaza cyangwa se nk'uko abitangaza, ndetse n'ibintu atari yiteze kuba yakora indirimbo igakundwa ikageraho umusani cyangwa se umuntu ukomeye cyane nka Bruce Melody amusaba korabo muri yo. Ni ibintu byiza cyane. Nk'uko bigaragara iyi ndirimbo iracyakomeje gukundwa rero, akaba ari nayo ndirimbo navuga ngo kuri ubu ngubu iri kurebwa cyane, aho ubu ngubu twavuga ko imaze kurebwa n'ibihumbi 157 byose mu gihe kingana n'umunsi umwe. Ndaje nzitondeke no ku murongo neza, mubwire uko izi ndirimbo nk'uko zagiye zisohoka, mubwire ukuntu zibasha kuba zarebwa cyangwa se zagerageje kuba zakundwa bitandukanye. Dore ko indirimbo zose ntabwo zakundwa kimwe, kuko hari iba yanditse neza, hari iba ikoze neza, hari iba ikora ku mutima umuntu bitewe n'ibihe arimo, bigatuma rero ayikunda. Rero ndaje nkubwira ukuntu zagiye zikundwa bigiye bitandukanye, ndetse hari no kuba yarebwa bitewe n'uko umuntu wayikoze mu by'ukuri ari umusitari mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari n'indi ndirimbo rero navuga ngo iri kubica bigacika y'umusore bita Ice Nova, aho ari kumwe na Slam Drip ngira ngo mwaramukunze ndetse muranamuzi. Ku batamuzi navuga ko uyu musore ari umwe mu basore batangije Kenya Trap ubwo yazanaga n'uwo bita Bushari ndetse n'umusore bita Betray. Ngira ngo nta muntu utarakunze indirimbo bita Ni Twebwe. Iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo navuga ngo nayita nka Kenya Trap Anthem, kuko niyo ndirimbo navuga ngo yatangije Kenya Trap ku mugaragaro hano mu Rwanda, ndetse ikanakundwa kakahava igakundwa n'abantu benshi. Rero ibyo mutamenye, uyu musore bita Slam Drip nubwo atari umusore navuga ngo watumbagiye cyane nka Babushari na Betray, ariko ni umwe mu basore navuga ngo bakanyujijeho kandi ndetse bagerageje kugaragaza ubushake ndetse n'ubushobozi bwabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu buryo butangaje. Ndetse indirimbo navuga ngo muri iyo ndirimbo ndetse ntaribagirwa harimo uwo bita Bulldog, akaba ari umwe mu basore navuga ngo wiyadabuta kuri situwasiyo zose. Ngira ngo mwaramumenye cyane muri old school ari kumwe na ba Jay Paul ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bagerageje gutangiza hip hop nyarwanda.
ndetse na n'ubu ngubu aracyatwika, aracyagaragaza ko ari umusore ufite ubuhanga ndetse buhanitse budasanzwe. So twihuse cyane rero, indi ndirimbo yabashije kuba yajya hanze n'uwo bita Aline Sano ari kumwe n'umunyakenya rwose, navuga ngo uri kuri hit kurenza abandi bose kuri ubu ngubu havuyemo Bien Aime. Navuga ko uyu bita Benny Soul ari umwe mu bagabo kabisa bari kubica bigacika ari mu gihugu cya Kenya, dore ko kuri ubu ngubu iyi ndirimbo yasohoranye n'uwo bita Aline Sano ari indirimbo navuga ngo iri gutrendinga cyane, yaba hano mu Rwanda ndetse no kuri za Spotify n'ahandi hose, no mu gihugu cya Kenya cyane cyane ko dore ko muri Kenya buriya bakunda umuziki nyarwanda. Navuga ngo twabashije kuba twabasigaho, nubwo hari abahanzi navuga ngo bakomeye cyane muri East Africa, ariko ugerageje kureba uko imibare bihagaze usanga mu Rwanda buriya tubari imbere cyane. Rero uyu bita Aline Sano yagize gutya akorana collabo n'uyu bita Benny Soul, indirimbo akaba yitwa Chop Chop, akaba ari indirimbo navuga ngo iri kugenda irebwa cyane cyane, dore ko kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'ibihumbi 40 byose. Ibihumbi 40 byose nibyo rero by'abantu bamaze kuba bayireba. Navuga ko rero ari indirimbo yanditse neza, nk'uko muzi Aline Sano ku ijwi rye rwose ntabwo ajya atenguha abanyarwanda. Navuga ko ijwi rye riteye ubwoba, mvuze ngo ni umwe mu bakobwa cyangwa se mu bantu bazi kuririmba ba mbere hano mu Rwanda bafite ijwi ridasanzwe. Yaza mu ba mbere ntabwo naba mbeshye. Rero indi ndirimbo navuga ngo iri kuzana none bigaragaza ko yasohotse muri iki cyumweru, nawe nk'umuntu nyine ukunda umuziki nyarwanda wagenda ukareba, ni indirimbo z'uwitwa Yago Pondati. Bagiye bamurwanya kenshi ndetse banavuga ko indirimbo ze zitaryoshye, ariko we ntabwo yasibye kugenda abaha indirimbo cyangwa se imiziki nk'uko yabisezeranye agitangira kuririmba, dore ko kuri ubu ngubu indirimbo zose 18 zabashije kuba zajya hanze ku munsi w'ejo, ndetse zikagira hanze n'izo zose maze kukubwira hejuru. Nimba ari umuntu ukunda muziki cyangwa se muzika nyarwanda, wagenda ukabasha kuba wazireba ukahera ijisho, ndetse ukumva n'ubuhanga butangaje bw'uyu musore bita Yago Pondati. Uko bigaragara ni umutwaro yari amaranye igihe, ndetse navuga ko ari n'ibintu n'ubundi yari amaze n'igihe atangaza, aho yagize gutya agashyira hanze album yitwa Yago Life 2. Bivuze ngo iya mbere ngira murayibuka nayo yitwaga Yago Life, ariko iya kabiri nayo yaje yitwa Yago Life 2. Ikaba rero iriho indirimbo zigera kuri 18 zose, ndetse iyarebwe cyane akaba ari witwa Okama ari kumwe n'uyu nguyu n'ubundi bita Yago. Indirimbo ikaba yitwa Mu Mavi, ikaba imaze kurebwa rero n'ibihumbi 22. Nimba ukunda muzika nyarwanda wagenda ukazireba zose, ndetse hariho n'indi yitwa Soka afatanyije n'uwitwa Syntax, ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi 5, ndetse ngira ngo uri kumva ko alubumu ye iriho indirimbo nziza, ugiye ukayireba nibwo wamenya ubuhanga bw'uyu bita Yago Pondati. So twihuse cyane rero, nzi gutondekeye ku murongo uko zigiye zikurikiranwa cyangwa se uko zabashije kuba zagenda zikundwa. Ndahera ku mwanya wa 5 hariho iyi ngiyi bita Urucabana. Ni indirimbo ya Ice Nova ndetse na Bulldog ndetse na Slam Drip, aho imaze kurebwa n'ibihumbi 15. Ugereranyije ubona ko ariyo ndirimbo iri ku mwanya wa 5 mu ndirimbo 5 navuga ngo zibihanganye zasohotse muri iki cyumweru, cyangwa se zasohotse ku munsi w'ejo, zose zisohokeye rimwe. Ndetse ku mwanya wa 4 nahashyira indirimbo bita Mu Mavi. Iyi ndirimbo niyo bita Yago Pondati ndetse ari kumwe n'uyu bita Okama. Akaba ari indirimbo navuga ngo imaze kurebwa n'ibihumbi 22. Abantu bayirebye bose mu munsi umwe imaze kurebwa n'ibihumbi 22. Urumva ko ntabwo ari bakeya ugereranyije. Ndetse ku mwanya wa 3 hariho Aline Sano ndetse na Benny Soul, ubwo indirimbo yabo yitwa Chop Chop ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi 40. Ndetse ku mwanya wa 2 hariho uwo indirimbo yitwa Uzakunde ya Yampano, imaze kurebwa n'ibihumbi 48. Urumva ko iyi ndirimbo ntako itagize. Ku mwanya wa mbere rero hariho Mwenyewe, nk'uko mubizi ndetse nk'uko mumukunda, ndetse nk'uko mumushyigikira, mudakunda cyangwa se mudahwema kubigaragaza hirya no hino, yaba muri East Africa ndetse n'ahandi hose, mukunda kugenda muzamura idarapo ry'u Rwanda kuri uyu musore witwa Bruce Melody. Niwe uri ku mwanya wa mbere, akaba rero afatanyije n'uwo bita Rio Lodi. Indirimbo ikaba yitwa Kuba Nisindiye, kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'ibihumbi 157. ariko ugereranyije indirimbo bitewe n'uko ari nziza ndetse n'uko yanditse, ndetse n'uyirimo akaba ari umustar ugereranyije, ntabwo twavuga ngo yarebwe ku kigero gishimishije nk'uko cyagakwiye kuba, cyangwa se yagakwiye kuba yarebwe. Hano nagira ngo uyumve neza, Bruce Melody ni umwe mu bagabo b'abahanga, ndetse n'umwe mu bagabo bajya gusohora indirimbo itegerejwe cyane, ndetse iyo ndirimbo
navuga ngo iba yarakabirijwe cyane ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Rero urebye ukuntu yakabirijwe ndetse n'ukuntu iyi ndirimbo imeze n'ukuntu ari nziza, ntabwo yarebwe ku kigero twavuga cyo hejuru nk'uko twari tubyiteze cyangwa se nk'uko wabyitega. Umva nawe ku munsi umwe kuba yarebwa n'ibihumbi 157 ntabwo numva ko rwose ari benshi. Mugerageze mugende muyirebe cyane kandi munayisharinge niba mukunda rero uyu musore wanyu bita Bruce Melody kugira ngo akomeze agaragare nk'igihanganye hano muri East Africa ndetse no mu Rwanda hose muri rusange. So murakoze cyane rero, ni Kigali Heart Celebs Entertainment, amakuru y'abastari yo nakagaruka.